nongeye kuguha ikaze inshuti muvandimwe tubana umunsi ku wundi, amahoro y'Imana nabane nawe. Nishimiye rero kongera kugusuhuza, kongera kubabona. Bura ndababona iyo mbona munkurikira mugakunda ibyo nkora mukabisangiza abandi, mba mbabona, niho mbabonera kenshi, kandi ndabashima. Amahoro y'Imana n'ukuri ajya komeza kubana namwe, kandi mu byo mukora Imana igibaha umugisha. Muhirwe n'ibyo mukora muri byose. Aka kanya rero ndagira ngo turebe ku ndirimbo 5 zimaze ukwezi zarebwe cyane. Turebe bamwe mu makorari yasohoye indirimbo zikaba zaragerageje kurebwa, nizo tugiye kureba. Turahera kuri korari Kugana Yesu. Korari Kugana Yesu, reka turebe indirimbo yabo. Kugana Yesu, turareba indirimbo yabo, turebe se imaze igihe kingana iki, imaze kurebwa n'abantu bangana iki, kugira ngo noneho rero tujyane neza ibintu biri clear, bimeze neza. Iyi ndirimbo ni indirimbo bise ngo Kwivuko. Indirimbo bise Kwivuko ni indirimbo nziza kandi nziza cyane. Dushimira abantu bayikoze. Waba waranditse ino ndirimbo hari hose ntabwo nabashije kumumenya, ariko kabisa respect kuri wowe. Wayikoze neza, ibintu bimeze neza cyane. Ni indirimbo bise Kwivuko, ikaba imaze ukwezi kumwe. Imaze ukwezi kumwe, ikaba ifite views ibihumbi 150. Ibihumbi 150 ndetse n'8 by'abantu bamaze kuyireba. Urumva ko imaze kurebwa cyane. Reka tuyikurikireho gatoya, igice kimwe na refure gusa, ubundi wowe uzagenda uyisange aho iba, hanyuma kuri chaîne yabo uyirebe yose ntayivugiyemo, kugira ngo birusheho kugenda neza. Ni igice kimwe cyangwa se tugashyiraho na refure mukumva uburyohe bwayo, ubundi ugenda ukayisanga hahandi iwabo kuri chaîne yabo, ugakanda subscribe kuri chaîne yabo. Ariko warabanje ni iwanjye kuyikanda kugira ngo tujyane. Nzajya nkurangira ubundi ujyeyo ubikurikirane cyane. Urakoze cyane rero, reka dukurikire igice kimwe no gusubiramo, hanyuma ubundi turebe n'izindi korari. Korari Kugana Yesu mu ndirimbo yabo bise ngo Ivuko. Ngira ngo rero barakoze cyane korari Kugana Yesu mu ndirimbo yabo nziza. Urayibonye, ubonye ukuntu imeze, hagane rero ubakurikire, ubafollowing, ubundi umunsi ku wundi indirimbo nshya badutegurira nyinshi nzajya kugezaho, nawe uzisangize bagenzi bawe. Reka turebe korari yindi kurikiyeho, korari nziza cyane izamutse mu gihe gito ariko irabikora. Watekereza ari iyihe? Reka tujye mu majyaruguru y'u Rwanda, hariya mu Kinigi, korari New City. New City rero ni korari ibarizwa hariya mu itorero rya Ruhanga, mu ntara y'ivugabutumwa n'ubundi ya Ruhanga, ni kuri siège hariya mu Kinigi neza waba w'ibirayi. Ariko bafite amajwi meza cyane. Tunasuhuza producer wabo Eric hariya rwose, abayikoze neza cyane, kandi yabikoze kabisa neza. Yabikoze neza kandi ubona ko ari byiza. Ni korari rero imaze no kugira chaîne iteye imbere, kuko chaîne yabo ya YouTube imaze kugira subscribers 30 n'abantu 600. Urumva irarebwa cyane, kandi urumva ntabwo imaze igihe kirekire bafunguye YouTube channel. Ariko urumva ko ibintu byabo biri gukurura abantu bakabireba. Reka nkurangire rero indirimbo yabo nshyashya bise ngo Bimuharire. Bimuharire. Wona wundi rero ni Imana, burya niyo duharira ibyacu, ikaba ariyo ibigena byose, kuko ubuzima bwacu bwose nk'uko nababwiye niba ufite mu biganza byayo, niyigena uko tubaho.
nige nuko tubaho ubuzima bwacu nibuze. Ni korali rero yarimye indirimbo nziza bise ngo bimuharire, ni korali New City nkuko nabibabwiye. Indirimbo yabo ikaba imaze iminsi 11 n'ibihumbi 11. Ubwo bishazo ngo nibura ku munsi ishobora kurebwa ugereranyije n'igihumbi. Nibimaze iminsi 11 ifite ibihumbi 11 ugereranyije ku munsi, ubwo ishobora kuba ifite nibura ishobora kurebwa n'abantu igihumbi. Okay, noneho rero reka tuyishyiremo gatoya, turashyiramo igice kimwe na refure, ubundi mugende muyisanga hiri hose nziza. Hariho n'izindi nziza cyane kugira ngo mbatera amatsiko, mugende iwabo aho bayishyize kuri channel yabo, mubasangize ama views menshi cyane, comment z'ukuntu ibintu bimeze, hanyuma ibyagenze neza mubashime, ibyo mubona bakosora nabyo mubibabwire, ntacyo bitwaye, niho tumenyera ko turi kumwe. Reka twumve indirimbo yabo bise ngo bimuharire, ubundi ukeka ko byatinze kugutabara, ukibwira uti Imana ukibundetse, ndababazwa n'umubiri sinekanye namba, ukagira ngo Imana nikumva, ega ngo amarira aratemba ku matama yawe, umuryango ukababara bikabije, n'inshuti zikagusura zigapfukama zisaba Imana ngo Mana kiza umugaragu wawe, ariko Uwiteka ateze amatwi, ahengetse umusaya yumva gusa. Aha, mugira ngo rero muranyuzwe, ntabwo mbabeshya. Korali ziba zifite indirimbo nziza like nka korali New City, mubonye indirimbo bakoze ni nziza cyane. Indirimbo ishimishije, ifite script nziza, tuvuga ngo ibyo tunyuramo byose bimuharire, kwirwanirira ubishyire hasi. Iyo twirwanirira kenshi rero usanga dutsinzwe, kandi hari Imana iturwanirira. Aha, korali rero tugezeho noneho ni korali nkuru cyane. Korali abakurikiye Yesu family. Ni korali yahariya kuri hano mu ntara y'ivugabutumwa ya Kacyiru, ku ntara n'ubundi kuri siege. Korali nkuru, ngira ngo ababizi muzi ko ino korali ni ya kera ibikora cyane. Dusuhuze Didier rero nk'umwarimu wabo, abikora neza cyane. Reka abantu bakoze ibyiza tujye tubashimira. Ejo bundi twakoranye n'ikiganiro mwarabibonye, kandi nishimye ko mwakirebye. Ndabashima cyane, Imana ibaho umugisha. Reka rero nabo twumve ku ndirimbo yabo, bafite indirimbo bise ngo nzamura mwami. Ni indirimbo nziza, nababwiye ko ino ndirimbo yakorewe itakorewe mu Rwanda, mwari mubizi se? Niba utarubizi bimenye rero, indirimbo yavuye imahanga, indirimbo yakorewe hirya iyo ngiyo bwota amasimbi ko babyita harya. Ni kure, ngira ngo abamenya amakuru mu minsi ishize, mu mezi nk'abiri ashize, bavuye mu gihugu cya Uganda, aho bari kumwe na korali Joylight. Ngira ngo rero bakoze indirimbo, ntabwo bagiye gutyo gusa, ahubwo bahise bavuga batari ko twabigenza gute tugaruka i Kigali gutyo gusa. Oya, ntibabikora gutyo. Rero baduha indirimbo nziza cyane, nziza ariko nziza kweri, indirimbo bise ngo nzamura mwami, Uwiteka ngeza hahandi ku gipimo gikwiriye. Niyo ndirimbo baduhaye. Iyi ndirimbo ikaba imaze amezi 2, ifite ibihumbi 80 n'iki igihumbi 80 n'igihumbi kimwe, ubwo ni 81 nicyo nshatse kuvuga. Hanyuma rero reka twumve igice kimwe no gusubiramo. Ubundi indirimbo ni nini, bifite iminota ni ndende, bifite iminota hafi 5 n'amasegonda 38 niyo ifite. Ubundi wowe uragenda uyirebe yose, genda guha amasegonda atarengeje 30. Ubwo iminota 5 yose urajya kuyireba kuri chaîne ya korale abakurikiye Yesu. Reka tubashimire cyane, ariko banagira baduhinde indirimbo rero, bagira baduhinde indirimbo nshyashya, kandi mbizi neza ko Didi yabirimo neza. Vubaha baraduha indirimbo nziza, wowe tegerereza ahangaha. Nzajye mbuwa mbere ngende ninjire mbabarize uko bimeze. Baraduha indirimbo vuba ahangaha nshyashya, mube maso. Reka twumve igice kimwe no gusubiramo cy'indirimbo ya korale
indirimbo ya korale abakurikiye Yesu, ubundi tujyane. Ubu numva utanyuzwe n'ibyo nguhaye, uragenda kuri chaîne yabo ni korale abakurikiye Yesu n'ubundi family, hanyuma bakurikire uyirebe yose, unayisangiza abandi. Subscribe kuri bo, subscribe kuri je aka kanya bikore, twese biratugirira akamaro. Yaba wowe uzajya ubona notification yuko bashyizeho indirimbo, kandi natwe tubona ko turi kumwe, kuko iyo tubona abo dukorera bituma tugira motivation kugira ngo bigende neza. Reka twumve indirimbo yabo bise ngo bimuharire, ubundi tuze tureba indi korale. Murakoze cyane. Nimara kwakira Yesu umwami n'umukiza wanjye, nagize ibyishimo byinshi byanyuzuye umutima, nabatijwe nzi yuko nazongera gucumura, ariko nasanze aribwo nagiye urugamba, nzamura umwami wanjye. Aha, reka tujyane rero na korale yindi. Akenshi mwaje mumbwira muti se ko wibanda ku makorale y'I Kigali gusa, bimeze bite hano iwacu mu byaro bigiye bitandukanye? Ariko mu gihugu cyacu banza nta cyaro kikirimo. Ubuse ni Rubengera tuvuye ngo ni mu cyaro ku Kibuye? Oya, Karongi twaje rero na korale nayo ifite indirimbo nziza cyane. Hari yayibanjirije bise ngo Ibanga, yari indirimbo nziza cyane, ndetse iranarebwa cyane. Ariko noneho uyu munsi baje batubwira bati komera. Bafite indirimbo yibise ngo Komera, ni indirimbo nziza kandi nziza cyane pe, urayikunda. Ni indirimbo imaze iminsi 8, iminsi 5 ahubwo ifite views 8,600. Ni ya korali rero Urumuri ya hariya, ni ya korali Urumuri ya hariya nyine Karongi Irubengera, itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 Irubengera. Niyo ndirimbo bafite bise Komera, indirimbo ifite amashusho meza cyane, na audio yayo nziza kandi yakorewe iwanjye muri studio muri Real Sound Record. Nawe tugane niba ubishaka rero tujyana umunsi ku wundi. Reka twumve iyi ndirimbo yabo bise Komera, igice kimwe no gusubiramo cyangwa se igice gusa, ubundi ujye kuri chaîne yabo ukore subscribe, share, comment, ubundi tujyana umunsi ku wundi. Urakoze rero, tubana umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane nawe. Aha, barakoze rero cyane korale Urumuri hariya Irubengera. Ni abantu beza cyane, abamama beza cyane, n'abapapa beza, baririmba neza, bambara neza, murabizi, babikora neza cyane. Reka rero nshime wowe tubanye, amahoro y'Imana akomeze akubeho, mu byo ukora byose, icyo waba ucuruza cyose, Imana iguhe kunguka. Niba utwara imodoka iguha abakiriya, niba wogosha iguha abantu bakiriya, baza ko buri kazi kose ukora Imana ibe mu byawe kandi wiyiringire. Abakurikiye Yesu twabonye aho batubwiye ngo bimuharire. Nagara abakurikiye Yesu ni yusi twavuze ngo bimuharire. Bimuharire, Imana n'ibigena byose rero kandi yo irabikora. Hanyuma abakurikiye Yesu bo bavuze ngo nzamura mwami, bo bavuze ngo nzamura mwami. Ibyo rero Imana irabikora kandi akenshi bikora tutanabisabye. Umunsi kundi turi kumwe rero, uko umunsi uzagenda uza niko bizagenda birushaho kuba byiza, tugashaka n'ibikoresho bisumbuyeho bikarushaho kugenda neza.
turagusuhuje, amahoro y'Imana bane nawe. Wowe wadukenera rero waduhamagara kuri 0780439376. Utabyumvise neza urasubiza inyuma kugira ngo ubashe kubyumva. Murakoze, amahoro y'Imana nabane namwe.